cleaninga we kucyakomeza gusharinga pastor wacu amwereka bishungu subize amakuru hari nuko video amakuru hari abantu 454 amakuru hari nuko video zashyirwa hanze gashumba akomeza sharing mbabwira ibintu bibaye nkasoza ko natazi kuvuga cyane nkama babihampa gatema si wone am received nagaze kuvuga cyane gatema dapfuye gashumba Simba kureka bavuge umwe sibyo papa Naretse nkasoza okay please do ariko ndabizi ko uzi kuvugira hejuru gatsinda ubwo gafete baza kurarana nawe rijoro babanza bagusengera ahubwo bakuroze gashuteka apfa kuvuga mu ijwi ritoya afite nabonye ku giti cyanjye ikindi nabonye ku giti cyanjye Gigi wanyeretse buri kimwe cyose ariko ngiye nta muntu mvomaho tuzi ngewe Gigi ukuntu twakuzengereje umwaka utaha n'ubuvango wari utwite umwaka ariko asaba dowona n'ubwa mutinga nawe urakabije umwaka ushize urumva umwaka ushize tukakuzengereza aribwira video yajyaga hanze ukuntu wari uri kwisobanura utwereka amatako yawe n'amaribori yawe ukatwamburuka ukiyerekana ntabwo wari bunaniye kutwereka video urumva video kigaragara cyo twese turi gutongana n'umuntu ufitanye beef n'umuntu uwo muntu hari igihe uhura n'umuntu umuzi akagutema udufoto twa famiye cyangwa akaguha udukuru ntawe nibyo byakubayeho uvuga ngo video wayifashe pastor kandi baravuze ngo pastor mwavuganye ijoro rimwe kandi video ni kumanwa sibyo ko mwavuganye ku mugoroba kandi video ni kumanwa rero nawe emera ko amakuru wayahawe n'abamotari ureke kwikina ngo video ngo n'ibiki ngo video ngo ni wowe ngo we yanze kwiyerekana ngo we wanze wayihawe yaramwandikiye ngo cyatose gusa ibindi urabizi nabyo bivuge cyane ibindi biceceke ntabwo ari ngombwa hano igorobe ntabwo commuting kanone n'uba bebe twese umutwe yacu ntabwo ari watermelon nk'uko ubitekereza ukuntu ngewe nzi warwanya uhamagara utwereka amaribori utwereka amatako utwereka buri kimwe cyose uri guhakana video ntabwo byari bikunanira ukuntu wabonye video ugatangira ugasharinga ukayagara no wayihawe ahubwo wowe byari barabitaye hanze setu murakoze okay gate pastor ceceka ariko icyo ngakundira oya ariko uretse urasubiriza rabe icyo wahereye ubundi wowe nukuri ko Imana gasho naga ibindi mbivuga n'uyumva mbivuza rabe afite imbaraga nukomeza kuvuga nk'umushyano oya gate nago mbivuga mani ibindi kurenguze gushyano kuvuga ibidakenewe turago tuguha ngaho reka mvuge sibyo okay mbore pastor avuge katumyukinge pastor avuge ukingari hapa erega profete nyandiko ntayo erega profete ntago yumvikana n'abakobwa bose arababurotse nushaka wivugire nta n'ikintu azi ntago azi uwapfuye hano nta n'ubwo azi uri kuvuga mu sitini ntabwo ari n'ubwo azi ko ariho sitini profete Joshua sinzi ibyo urimo uramwishyira mu bimetsi reka mvuge ndasubize na label byose sibyo icyambere pastor ntabwo uramunsubije mfite ibintu byinshi mana isi reka ndasubiza kimwe ibindi nzabisubiza sibyo abana kuri Imana uraza kuvuga icyambere impamvu ndi kubabwira gutya sibyo naretse mu mbaze icyambere cyatumye ndeke mu mbaze tuganire nuko mbakunda sibyo icyambere kuri imihanda cyangwa se imihanda ya TikTok icyambere haje umupasiteri w'umwana mwiza usa neza umeze neza akiri muto umwuka w'Imana ufite n'amafaranga urabyumva utaje gushaka amafaranga ahangaha ufite ifaranga rye Imana mwihereye dukeya gake
nzahanga afite ibintu bitatu bitandukanye n'ibyo abandi nabasanganye. Ibi nta contribution nsaba, nta maturo nsaba abantu basange muri DM, nta manimero y'abantu nkeneye. Kuko umuntu wese ushaka afite abaca arabizi, ibi birazwi, ufite protocol yaho ugomba guca kugira ungereho. Nzahanga gusengera abantu indwara zigakira automatic, aho abandi bavuga ngo rokoko ropekaka uzakira mu minsi 3. Aho ngaho ugera aha ngaha tukavuga ati mu mama mwiza, papa mwiza, seka urakize, Imana ikahita imukiza, Imana ihabwe icyubahiro. amen. Ishyari ryisha abantu kuko mfite audience nini za kunyumviriza cyane, ugasanga icyo ni ikibazo nagize. Uko bigaragara. Kabiri, ngira ikibazo cyo kuba abantu bamama gifts. Intare, TikTok Universal, turimo gusenga, ukabona ndi gusenga umuntu arafashijwe yoje TikTok Universal. Nkabwira abantu ngo mu nkandeho, abantu bagakanda bakankandaho kubera ko bakunze pasiteri wabo. Ibi bintu bishobora kuba birimo n'amatiku y'amakoini. Bizamo amatiku yabura. Bizamo amatiku y'amakoini kuko narabyumvishe no mu bana banje bamwe numvise bakora live bavuga ati ngo pasiteri bamukandaho twe ntibadukandaho. Ariko Imana ishimwe ko ibyo byose byagiye bibaho, sibyo? Naje kuri imihanda mfite purpose, mfite n'intego nzanye. Sinaje kubwiriza aha, naje nje gusengera abarushye n'abaremerewe. Sinaje gusengera umusilamu, sinaje gusengera umurokore, sinaje gusengera umupagani, naje gusengera abantu bose. Ngira amahirwe Imana ikundisha abantu ijwi ryanjye, ikajya ribabohora bakarikunda, Imana ikabagirira neza. Nkuko Imana ifite ijwi ryiza. So ibyo byo ndabishimira Imana kandi mbaye Imana ko ndananezere ku bantu bose nshobora gufungura live saa 9 z'ijoro gutya. Abantu bangana namwe bakaza. Mugende murebe ko abaprofete bose bo muri imihanda, abantu bose baraskwata ngo babuza abantu. Ibintu birimo akagambane k'abantu b'Imana, birimo akagambane k'abantu banumyeho abagore benshi kugira bangushe, ariko byaranze. Pastor Guri Bogari nashaka kubisobanura. Ibyabaye umwaka ushize cyangwa se ibyabaye umwaka ushize babuze indi fact bazana kuri imihanda, bahagurutse Gigi aze angwanye ntiwashobora mama. I'm a big fish. Subiramo ko kan. I'm a big fish. Ku mamake. Ntiwashobora. Wondo pastor. Wondo pastangu. Wondo pasta wangu sasa. Noneho Cha watu. Kipenzi cha watu. Noneho birangije niyo naba narasambanye nawe tuvuge ngo byarabaye. Apana kuri video live. Nasabye Imana imbabazi yaranambabariye. Bizabuza ko abantu bazabikora. In the name of the Lord. Noneho muri ibyo bintu byagiye biba kuri imihanda, Imana ikanyihera abantu nkamwe murabizora kuri TikTok gashumba mujya muhaza mugasanga ari abantu bakuru. Yego? Mutigeze mubona kuri imihanda, yego? Ababyeyi bakuru, sibyo? Abakecuru, abarwaye cancer. Bose bazahanga bagafungura TikTok kwa Prophet Hakim. Bamwe bakamara amezi 8 5 bari gushaka aba followers kujya bafungure video. Ibyo si bizahanga si mubibona? Icyo nicyo kintu kirahanga. Bashatse kugira ngo bakoreshe facts y'umumama twagiranye ikibazo umwaka ushize. Sibyo? Kuko fact barayibuze. Babuze uwo na Terese muri TikTok, babuze uwo nasambanyije muri TikTok, babuze uwo nahamagaye kuri video call. Baravuga ati reka dukoreshe uyu nguyu bari bafitanye ikibazo. Guys, I'm a big fish. Oh yeah. Niyo nta umubwire, niyo nta bwiriza. I'll continue to be a billionaire. Oh, you're a guy. Very good. Hey.
uyu ni umwana wanjye bamwita Anita, uyu muramubona ariko Dumba ibintu pastor ari kuvuga nibyo ureba ko badusha yarenzaho kugira ngo tujye kuvugaguzwa reba ariko abantu bari kuri iyi pano twese turaza dushinga amatwi murumva ubundi kwibasira turi kuhakora rero nsajya watibuye agapano nkaza niruka iyo nsitara reka mvuge gato niba ndangiza sibyo abantu bavuga ko numvishe video ivuga ngo isaha nambara ni y'ubujura Anita ani wabyumvishe what ngo isaha nambara na telefone byose n'amarine mfite pastor rinete n'ubujura telefone n'ubujura ekuteri n'ubujura isaha n'ubujura byose akanyiniraho game aka hari abantu kakwishyura amazu umwaka wose katwereke neza pastor bakita kagura amayero 1000 PlayStation P5 6 now 6 now babwire bajye kureba kuri Google iki ushaka kuvuga sibyo ntabwo ngiye Prophet Hakim ntari kujya ntungane n'umuntu nta n'inyungu mbifitemo inyungu mwiza kubwira abantu bagakizwa uyu mu mama bita Anita n'uyu witwa Sonia witwa Shulu n'abana banjye muri ko nari beza ku mafoto gusa ubu se nasize abakobwa ngiye gusambana n'abadamu batubwirire wasize abana batoye gusambana n'abadamu birnefsa katarava uraza ko iyi ni zahabu nayo ni ubujura yes wayimaye pastor nkayikoresha muri kipenzi cha watu pastor leta yote muzigo wote pastor ikintu maze kubona ntabwo ashobora gusambana n'ibikinisho cyashuru byose ni reka turebe ako waduhaye iminota tukamubaga muri bizi sonora kuri bodati babaga gato maze mbabwire Anita reka banze twereke yabaye iyo umuntu ushaka kumwereka noneho akamenya ibyo avuga gashumburanye bera iki giceri kimwe iki akagaceri kubona ni 5,000 by'amayero kamwe mbega simbakunda ngo yose nagaragaje nashaka gusobanura ibyo bavuze pastor nagaragaje Dumba karabe uba muri Amerika yego cyangwa Kenzo uba muri Canada Rolex igura amafaranga kuri live yacu yewe Rolex ni imwe mu masaha ahenze pastor nubwo tutabibura ariko ntabwo tuyoboye bigeze nawe ngaho nyangire iyi saha igura 12,000 by'amapawundi ubwo harimo Primus za Rabel hafi ndekere ku ruganda rwose zanga ubuzima bwe bwose mu ijambo ndabasabye ijambo ni rya pastor ariko mwagiye mureka munyihangane mujye mwubaha umuntu mu gihe ari kuvuga ndasabye sibyo yego ibi bintu nimba narabyibye nkabona aho mbyiba nawe uzagenda ubishaka aho byiba apo niba narabyibye ubisha this is a Rolex ntugire ngo ni fake abakobwa bari hindukiza vanaho hindukiza pastor urebe wow go and search that is not fake one wow abakobwa bari gushyira video bagakora akantu kitwa crackit bakayakrakingiti clockit Dumba ndabona ubuzima bwanjye bwose nzatanga impyiko kubera wowe ufite ubwenge mwandikire muri comment mwandikire aya masaha mwavuze ko namba y'abajura n'abajura ngo wayatse abakobwa pastor nawe ndakwifuriza nawe uzajye kuyabaka Imana iguha ubuntu bwo kujya kuyabaka hahirwa ubona wasaba asubwo gashuko mvuga nk'imbeking wa mugi ngaho genda ku baking umuntu ari kubuyera ahantu hose nka rohombi abyaye inshuro 50 nta mugabo agira inshuro 50 basi baking by'amasaha asubiza n'ibintu nzi narangiza
soza pastor wirangiza soza. Ndetse pastor arangize wana. Mwebwe pastor wanjye. Soza pastor soza wirangiza. Okay, kansoza. Uzanye nda yitwa Ladies Choice. Dumba ndakubujije. Nase Afite amabuno nkavuga. manini cyane Dumba ni wayabasha. Naretse nkakura nkavuga. Mwese pastor Okay pastor go ahead. Nambabare nkavuga. Sibyo? Pastor ajya kuvuga mukazanamo ibya kibondo. Nukuri mu bintu bimeze gutya. Bene data murahanga mwarakoze kunkunda kandi muzakomeza kunkunda, nitwa Prophet Hakim kipenzi kia watu. Wow. Lucky. Muzakomeza kunkunda mubishaka mutabishaka. Kanda kumashi. Ashyiramo rinete ukanda ku mashyi. Kanda kumashi. Uyu muntu wamwita Okay. iwanjye i Kigali, sibyo? Wewe. Ngendera muri Venus. Kipenzi cha watu. Ubuse na Venus kinagiraga narayibye. Aibo. Hari umukobwa Subira inyuma gato pastor wikwegera kamera subira inyuma. Narayibase. Ndabyumva. Ndagaske. Munyumve maze ndangize duwa mubarko bamfasha ngakomeza. Twacecetse. Ibyo byose ni harabikanya ribi cyane. Ntabwo naje ndakwisobanura. Wewe wisobanura pastor. Uri muri position yo kwisobanura. Hano naje kubabwira reality. Niba koko fite ibyo abantu bama kuko nabibye, Mana ndagushime ko wampaye ubuntu bwo kubiba ntibasakuze. Amen in the name of Lord. Nguyu Anita rahanga. Anita nkora kuri video kuri audio. Myutungura Anita. Wari umukozi w'Imana muri church mu protocol Kigali, sibyo? Yes. Nigeze nkora fundraising mu rusengero iwanyu saba amafaranga. Abe na gato. Warayaduhaga. Asante sana Gayus. Hari umukristo n'umwe mwigeze gukora basi munzane fundraising y'umuceri wanjye? No. Exactly. Niba Imana itarangiza umutindi i Kigali, wowe urangiye umutindi nkande? Cyakoze. Sonia, uyu nguyu witwa Shulu yari umuririmbyi. Soni, korari yanyu, worship team yanyu, mwigeze gukusanya munzaga amafaranga? Bigoje. Ntabwo byigeze oya ntabyabaye. Aba ni abana nabanye nabo igihe kirekire. Sibyo? Don't judge a book with the cover. Come and read. Read the book. Read the book and you will know. Lucky. If you don't get it, forget about it. Niba ndimo kubwiriza ahangaha, ntabwo naje gushaka ubuzima mu kubwiriza, naje kubikora nk'umurimo w'Imana. Amen. If I'm lying, ngwino nkwereke ikamyo iri mu muhanda hano mu Buruseli iri mu izina ryanjye. Yanditseho Hakim. Wowe uri no muri Kongo, nta n'ipikipiki yanditseho izina ryawe. Malawi. Ugasanga Dumba bari kubeshyira Kongo. none ugasanga umuntu afashe ibere rye ngo aramvumye. Tu comprends? Ngo ry'iburyo. Reka nkubwire, niba udafite ubundi bwambure bwanjye umbwiye ngo ufotore n'ubundi mbuguye. Wewe. Nyongeze. Let me speak this. N'igihe cyose navugiye pastor yansubije yijya kujya gutanga ubundi bwambere no bwa mbere nekereza ko bwavuye ku mu ex nagaradusubiza. Nakundanye n'umuntu si umwe si babiri si batatu, sibyo? Twagiye mu rukundo turakundana, ibyo twakoranye n'ingewe nawe, sibyo? Hari ibyo tworerezanyije. Niba ari umukobwa birabaye igisubizo nakibonye, hari ibyo mwohererezanyije. Urakoze cyane.
Basubira inyuma tukurebe neza Pastor Icyuki. reka ndagize ibya primusi waretse kuvangamo ibya primusi wanyweye tukumva. reka ibi ngibi mbivugeho gato munabyumve sibyo. uyu mubyeyi bamwita Shafi. Shafi zamuka gatoya, ihangane papa Shafi. uyu Shafi yararwaye igifu, yego ndamusengera kirakira. urambwira ngo yamvaho ngo kubera ko ngo yumvishe ngo hari ubwambure bwa pastor ngo buri hanze. Uni Shafi uhe? Shafi bavuga izina bumve. Womenya abasitari mane, womenya abasitari. Papa Shafi karame babwiye bumve. babwiye iki se pastor? babwiye ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kabisa. ndaza kuguha ijambo mu kanya. nta kibazo genda bakurikiye. bivuga ngo Katema sinzabagiye, bivuga ngo ibi ngibi byose by'ama AI kujya kumpimbira kujya gukora iki niyo byaba ari nabyo. nta kintu nishe, nta muntu naciye ijosi. nababwiye ati ngo sinjye ukiriho ni Kristo muri njye. I know. niba narakoze nubwo ejo nacumuye, niba ari n'ejo naracumuye Imana yarambabariye nayisabye imbabazi. ariko icyo nshaka kubabwira sinasambanye n'uyu mugore kuri telefone. icyo cyo ngize clear. reka ntukanatwigireho marayika uri umuntu pasiteri niyo wasambana n'umuntu ntabwo mwasambana. none se urabona se ntari umuntu narakundanye naratse umuriro nakundanye n'umukobwa ariko se bite byawe. uvana ibintu byo gukundana mu matwi ariko ahubwo se mana pastor utarakizwa ubu wari umeze gute ko numva n'ubundi naratwikaga cyane ubu ngubu narashumba barondere pasiteri yatwitse atakije. none ariko abantu bavuga uko bashaka ninjye bahamagaye. pasiteri turagukunda ntureke ko wazamuye. icyo nshaka kubabwira Labe sibyo, niba koko ibyo bintu mubifite mu bime icya mbere pastor twe kibazo kiri w'Imana sibyo. pastor aho kibazo kiri umva mubitware kuri televiziyo Rwanda. nabyo twatwara kuri televiziyo Rwanda mu izina rya Yesu. pastor azabijyane y'abazimu bashye twe Imana munkorera izamuhagurukira mu izina rya Yesu. pastor wijya no kutuvuma wituvuma nawe ari we kuvuga bagusharinze screen ushobora ndabeshya wowe ndi kuvuga. oya ntabwo twe twabijyana kuri TV nabyo baduhaye nta nubwo uruborozi wanjye jyawe niwo ufite uruboroga wowe sinda gato simbakunda habe muri respect. niba ndi kuvuga habe muri respect nawe sibyo. Nibyo rata. habe muri respect. pastor nawe wakujyana kuri TV turakubaha. munyumve please. iryo terabwoba ntabwo ryatiriwe ubwoba Prophet Kim. Ako Prophet arakantu Gashumba yavuze ati nta kuntu haba inzira yo kwiyunga. ntabyo kwiyunga ndimo. ako we dumva urabanye kwiyunga mu matwi. pastor wirakara none se Gashumba byo kwiyunga kuko nta kintu apfuye nawe. hari ikintu baze ubu baze dumba ufite umu ex. Imana imbabare kubikoresha muri ubu buryo kuko simbihagazeho ngiye ndi gupfa kujwajwata. ufite umu ex imbaraga za niyo impamvu na Ladies Choice wenza gusanga mu mujyi sugira ngo uri Gashumba umva dumba nakwicara niho twacecetse Ladies Choice adaceceka abageze ufite umu ex winzibisha nawe simbako umva do ugiye kubyumva nk'umuntu sibyo. ndabizi ntabwo yatinda. Labe
none se wereka mbaze Dumba pastor nyihanganire ndakubaha and you know that ibyo byose Era berekera ngo pastor avuga ariko Sasa Rabbe mbabarira baramvuga sibyo munyumve abantu banasuzugura kabisa kuki utazanye ubwambure bwanjye cye ukabuzana nona yakera umwaka ushize nabyo yari afite Gashumba nabyo yari afite niyo mpamvu niba bagusharinze screen how come abantu babiri baba baravuganye muri video hakaba hagaragara mu ikintu kigaragara Giga afite abandi bantu bamutuma babiri inyuma kandi baramuhembye ngaho turi kugendana nago wabubonye video kubera ufitanye ikibazo n'umuntu akakanya uhisharinga abantu barenze 10,000 mu minota yayibonye kuko video nta muntu n'umwe utayibonye yabikoraga nk'umuntu wivuga ngo nta muntu n'umwe utayibonye nta muntu n'umwe baziranye utayibonye baburetseho gato yabikoraga nk'umuntu uri kwihimura kubera ko naga afite ahantu bidarapa amategeko naga bimwemerera noneho zigashumba ikirenze kuri icyo nafashe screen recording aravuga ngo reka mere mu banyamunwa abanyamunwa nzi hano kuri TikTok nyibashe wumva uburozi nyibasharinge harimo abahubagurika pastor arasenga kuko twese hano abantu yabyeretse umva turahubagurika twabikorera ivu ntabwo mubuka ndarengana urumva Gashumba yabimbajije ndavuga ati duceceke ntabwo ariko navuze kubyumva noneho ngewe ndamubwira nti ibi bintu wowe uri kubyifuzamo iki ni icyo uri gushaka gituma ukora bino bintu byose byagutesheje umutwe kugira ngo ibintu birangire n'ubutanu uzongeye ibintu bimara umwaka bikongera bikazuka Giga arambwira ngo ngewe ngo nshaka ko yicara kuri pano ye okay yari yanambwiye yuko ahubwo ngo yabikubwiye sinzi umuntu wabahuje ngo kuri pano yawe mubwire ngo reka namusubije kunzi ko ari ahangaha munyumve reka twumve pastor reka twumve tukabagusoza ukuntu yagavuga ngo jewe numva ukavuga ngo ko wamusebeje kuri biriya bintu byose byabaye oya nta mpamvu harimo ibitari ngombwa nyine ariko ntacyo wanabivuga pastor akamenya aho ahagaze ndabizi ko hari ibitari ngombwa abantu 400 umenya yuko tutari kuvugira muri chambre hano turi abantu 400 okay nanjye na mpamvu nacecetse ratavuga ibingonga sibyo vuga ibingonga ntago ari ngombwa ko ibintu byose umuntu yabivuga hano ntabwo bigoji uri kumva pastor bigoji na video yabonye ariko niyo mpamvu ngiye numva ntabwo yayibiri nawe yabonye mani turabiza abo zahawe turabazi rabe wacecetse Gashumba kavuga uri kumva pastor abaravuze ngo ngewe ikintu nifuza ndavuga mbwiri ba straight ushaka iki bya $2,000 by'idolari numvaga ati ngewe $2,000 sinange wabivuze singewe wabyatse ati ngewe icyo nkeneye nuko pastor yicara kuri pano ye akasobanura ko ngewe yandenganyije atari ngewe kuko amatako yerekanye saa yanjye akavuga ko amatako yerekanye atari yanjye ngibintu mugende mumubwire ngo ntabwo nzicara muvuga ko nta mwanya mfite second ntabwo ari we Kristo ni umbesheje hanga kubwira abantu ariko rero pastor hari akantu nsubiyemo ka Gashumba kandi n'akandi kantu Rabbe avuye kugenda muvanga ngo n'abandi babivuze bagatima ati hari umuntu urimo uratuma Gigi kandi Gigi w'umunze nawe nibwo wamenya ikibazo siniyunga nawe kuko ntacyo twapfuye umva gato 119 kumenya umuntu mubi Imana mwagiye mureka Rabbe igihe wavugiye areka n'abandi bakavuga akwe waretse ko ibintu nabyo usisimba kumva ninde utabizi hejuru bakakureka urabigura hari ibintu ufata nkareba nkamva siyunguyu koko okay ngaho big go vuga vuba kugira mvuge oya ntacyo banza vuga prophet ngaho yavuga nta kibazo warakwibanza urangize prophet okay nari ndimo kuvuga gutya sibyo uyu mumama ntacyo mpfa nawe sibyo bene data munyumve neza ibi bintu nacecetse umwaka wose sibyo yego ngiye kubaha fact none angana naze kuvuga sibyo yego nabanje koherezwa n'abakobwa amavideo bambaye ubusa muri DM yanjye ya TikTok
hashize icyumweru kimwe ndasenga ndavuga ati Mana kuki abantu bari kunyuriza ama video ameze gutya sibyo ibi ntabwo bishobora kuba byarameze nka bya bindi wa mama yankoreye umwaka ushize urumva pastor ndangije ndasenga Imana ndayikunda cyane nsanga barimo kuntuka kwa la poete twari uyu mama yarakeneye kwiyunga nanjye sibyo yarakeneye kunshaka atajye kunkira kwa la poete verite kugira ngo cano zarabuze kugira ngo bongere bagaruke reka mabwire gukora izina biragora my brand kipenzi kya watu yarankostinze aba bantu kugira ngo bazanga ndarasenga nahamagara Imana kugira babohoke murahanga murankurikira nubwo udashobora kubunyemera ariko ujye ubona ibintu bibera ahangaha abantu babyandike muri commentaire aha ntabwo babohokera abantu turabahabokera twese second niba wari ushakaga ko tuziyunga ukanumaho abantu twiyunge bagashumba abandi sibyo wari kubashaka bakaza kunshaka muri DM ko hari umuntu ushaka kwiyunga nanjye tuvugane utajye kongera kuntuka kubereka n'izo video no kurangiza ugashaka umuntu akaguha video yawe cyangwa se iyo AI yawe reka mbifate kuko ntabwo biraba the truth kugira ngo bayipime reka nyite ko ari igihuha cya video sinjye kwita ko ari byo by'ukuri sibyo kuko ntabwo nzabigumisha niwongera kubivuga nkumva hari umuntu bitwaye tuzagera nayo nzakurega muri Malawi nzakurega mu Rwanda niba ari amafaranga nzabishoramo amafaranga bene data ntabwo mufite amadebe hano mwicaye ntabwo mufite amadebe mufite imitwe guta umuntu ashobora kuba naragiranye ikibazo umwaka nawe ushize ngatuza ngaceceka sibyo uyu muntu ntazanshake akajya akoresha mu buryo bwo kuntuka nibwo kunshaka dumba ko nita shitani niko kunshaka kugira ngo unyangiriza gusa izina never, that is not true. Nari kubikora njyewe nari kubikora kuko ubutumwa bwiza budusaba ngo dukiranuke sibyo ariko ntago nkeneye kwicara kuko iyo umurozi akuroze uburozi ntibukwice nimubona nazaguca umutwe true ase iyo mubona ndi niba ushobora gufata njyewe ubwambure bwanjye ukabupurataja ukabwita ko ari ubwanjye ukabupurataja Gashumba ukabupurataja Anita ari uri kubereka video call hano hose sharing screen ukabutanga ahantu hose nanjye bikaba bingezeho bikaba bigeze no kuri aba bantu banyizeye abantu ntibazamvaho kandi bagiye kumpagurukira ni ukuri kw'Imana bene data uyu mumama niyongera kumpagurukira ukuri kw'Imana Imana ibashiremo umutima w'urukundo urabeshya Ninda gato simbako Imana ibashiremo umutima w'urukundo ntabwo mufite amadebe ntabwo mwaje kunkurikira kuko ntacyo mumbonaho dumba ikintu kibabaza abantu hanga kuri iyi mihanda urabyumva ni ukubona abantu bashobora gutangira gusenga saa 5 bakageza saa 5 z'ijoro abantu bataragabanuka bataragenda batararuha barwanira kuzamuka no gusengerwa kandi tukabikora buri munsi hari ikintu rero kibiri inyuma kandi icyo kintu kiri inyuma ntabwo kindi imbaraga nicyo gifite imbaraga mu gusebanya munyumve madukobwamo munyumve neza ugatsindwa munyumve pastor ndumva ngukunda wamufashisha ukambera aha ujya kwereka docteur wawe cyangwa wereke nyoko
njya nakubinde gashumba barakurashe ntabwo ari njye nanjye ndetse ukavuza udukobwa ariko tumwandikira kuko udukobwa uramwandikira tumwandikira twageze tugiye ejo bundi nabashirarinze ibintu bimwe mwarabisomye sibyo Pastor ese pastor yarabivuze Pastor n'uri umugore tumira Rabeli abasukure listen to me munyumve bumba narabivuze gatoya niba udashaka kunkurikira uzambloke ugende ntibizabuza abantu barajyana bapfuma mu mwana nijoro abantu bazaza kunyumva kubera ko hari icyo Imana ashize muri njyewe verite Clarky. reka mvuge ko icyo Imana yantumye munyumve neza yarambwiye ngo jya mu mahanga yose ubwirize ubutumwa bwiza uhagurutse abasore n'abakobwa ubigishe kugira ngo nabo bazuzuze inzozi zabo nurangiza niyo mpamvu mujya mubona meze gutya mpora nisekera ntuzajye wishima ntuzajye isura ikanyaraye muzarebe abapasiteri banyu bameze gake pastor uri cyucya inyuma gato iyo uhanuye ubona arimo kuza imbere ngo mubukatira ntugatire nzamuzirika pastor abangaba nibo bakugusha mu cyaha reba iyo pastor asubiye inyuma Asaba ijambo gatsa niba bishoboka. Wamuhaye igitekerezo gatsa niba bishoboka. reka nyiguye papa Shafi papa Shafi reka nyiguye sibyo Yego. ndashaka kubwira aba bantu bameze gutya mujye munagira na respect njye ndi umubyeyi ese nk'uyu mumama uvuga ibyo bintu akajya gusharinga ibyo bintu byose pastor arenzaho umumama ukuruta unduta kwanza unambyaye ego kuba ushobora kuba waranambyaye ukaba ushaka kuba wanyangiza ese ninde uzaguterura ejo mu gitondo vuze ijambo rikomeye Rabeli abakecuru b'iki gihe nibo bafite ubushyuhe. ninde uzaguterura ejo ariko mu njyewe gitondo gashumba yambujije kuvuga ndi kwiga oya ntuvuge ntabwo biriya biri bene data reka mbibabwire ibi byonyine nakabaye mbitwara mu nzego ibyo nzego zivuga ariko reka mbabwire reka mbahe shura reka mbivuge neza ntabyo nzatwara sibyo sinifuza ko umwana wawe bagufunga umwana wawe akazarerwa uri muri abana gereza vuga abana abana bawe 5 bakarerwa uri muri gereza ibyo simbyifuriza murabizi kesi yatwaye jihad sibyo ya ndashobora kwikreatinga ariko ntabyo bimfitiye inyungu njyewe pastor ibyo ngibyo n'ubitekereze nta nyungu mbifite none ibyo uri kubwira nta nyungu mbifite inyuma tukareba ukuntu ahangaha duteranye na ribu irahari n'abantu bose barahari sibyo ubyumve ko ndumva ndabikubwiye ntabwo nzajya kumurega kandi sinzanamuvugaho thank you so much hari abantu bakeneye guhitinga di uza amasengesho aba yaramfashe kugira ngo mere gutya uza amasengesho mba nasenze kunangana menshi cyane apasa ikibazo uri icyuki mukumva ko no ibi birababaje Rabeli sibyo birababaje kujya kwitirirwa ibintu runaka no ntabwo bivuga ngo abantu bamvaho ngo kuko ngo ari ubwambure bwagiye ngo wakoze DJ ngo iranga nkubwire ibintu byabaye pastor please mbabara nkubwire DJ ngo iranga ushaka ko ikomeza gukwirakwira mu bantu pe kandi icyo kibazo nakindagamije ndavugisha ukuri ko ejo niyo deadline yashyizeho ejo niyo deadline saa 7 noneho nkubwire saa 7 niyo deadline ntabwo turi kugutera ubwoba pastor ariko nanone deadline umva wikwisobanura kenshi abantu bakumvishe deadline ni ugushyira hanze video yahawe n'undi muntu video yayihawe n'undi muntu gashomba my line kongo blessings Shafi yayihawe n'undi muntu inda gatoye Shafi inda gatoye tugurisha avuge na DJ Okay. Murakoze kumpa umwanya. Base nyine ndashaka kubwira nyine akoresha igihe gito yanjye. Oya nashaka kuvuga yanari. Okay, merci. Pastor, ntihamagawe n'Imana. Ibyo ukora no muhamagaro.
buriya umuntu wese uzacunge uzabaze n'abandi bantu batandukanye igituma impamvu ikipe itsinda bayanga tuzakibaze. Ikipe ugasanga iratsinda ariko abantu bakayanga, haba hari impamvu. Nta na rimwe uzatera imbere ngo abantu babure kukwanga. Ibyo wakora byose, ibyo uzatekereza byose, ibyo uzapanga byose, niyo ataba ari nawe n'abandi bankuri cyangwa bari kunyumva, ibyo uzakora byose ugatera inyuma, ugatera imbere, haraba bakuri inyuma bakwanga bagutera amabuye n'imijugujugu. Ibyo ugomba kubyemera, ugomba no kubyakira. Muri principe yanjye n'uburyo mbayeho hari ibintu ngenderaho. Ikintu ngenderaho ni ikihe? Umubyeyi wanyigeze kumbwira arambwira ngo mu byo uzakora byose ari ibintu ugomba kumenya nta muntu upfa adasebye uko byagenda kose. Guseba kuri ukwinshi, hari ugusebya mu buryo butandukanye, hari ukuvuga, hari uguteza abantu byinshi bitandukanye byo umuntu wese abicamo. Ahubwo si yo uzi neza ko uzabicamo cyangwa se ubigezemo witwara gute. Buriya nk'uko usenga ubundi urasenga, igihe umuntu aba agezemo nicyo kwiragiza Imana. Nawe ugeze muri cya gihe uba uvuga ngo umuntu aba akeneye ngo kuganira n'Imana no kwegerana n'Imana. Uri mu bigeragezo pastor. Njye nakumenye ntakuzi. Ntumenya ntakuzi. Uransengera, ikintu cyatumye nta munyenemera ibintu by'abantu basengera nyine kuri iyi mihanda. Ntabwo mbyemera. Ariko icyatumye nemera ko ibyo umbwiye mbyumva nuko wampaye ibimenyetso ukambwira ngo uri mu cyumba hari umuti aha hantu. Uzamura ndawuzamura. Nagiye muri farumasi umutima ubura, nta muntu wambonye, sinkuzi, nta nimero zawe ngira mbibona gutyo. Ntangira kwizera no kumva ibintu mbwira. Ibyo ntabwo ngiye gutanga ubuhamya, ntabwo ngiye gutanga ubuhamya byo nshaka. Komeza bivugire ntacyo twabivuge nabyo. Ngenda gushima. Kubushize Shafarima aravuga si ugutera umugongo ibintu Shafarima aravuga. Komeza Shafarima. Icyo kintu kuba waransengeye kandi nkabibona ukambwira ngo hagarika umuti uza kunywa kugira ibibazo n'ibyo byose, ndashima Imana ko igifanye cyakize. No kwa muganga bakakibura. Icyo ndagishimira. Ariko ntabwo nshatse kugira ngo mvuga hanga nona. Ndashaka kuvuga ku kibazo uri guhura nacyo. Kuba uri guhura n'iki kibazo ntabwo solution ari kujya kwisobanura. Hano ubwo nagushigaza no kugira ngo bisobanure ngo byagenze gutya na gutya ABCD. Wowe ubwawe ukeneye kwirwanirira hamwe n'Imana yawe yonyine. Ugasenga. N'ugusenga past. Pe yaba ari undi muntu wari wese ibitekerezo uri kubyumva, inama nizo, wowe ubwawe uri kumva ibyiza n'ibitari byiza, uri kumva inama zacu turi guheza rwose pe. Ariko isa n'ibyo byarabaye, nizo foto wakunanye n'umuntu kazimwohereza, ibyaba byarabaye byose nyine byabaye. Reka witwa kurwanirire, senga, ibindi byihorere ibizaba. Abagukunda barahari, abakwanga nabo barahari. Nta kintu na kimwe ushobora kuzakora mu buzima bwawe munezeze rubanda. Nta kintu na kimwe wahereza umuntu ngo ariho kuvuga, nta n'icyo wabwira umuntu n'umwe ngo abure kugushyira hanze. Beta rero menya ngo ndagana na kanaka, ndabwira na kanaka, nimba biri kukubaho n'undi wese byamubaho. Ahubwo turebe ngo se ku giti cyanjye n'iki nakora. Pasi ukeneye kwegerana n'Imana, ukeneye gusenga, ibindi byihorere. Uzavugwa nayo mafoto mwajya no hanze uzabyitwara muti, ibindi byose byihorere. Ibindi byose byihorere, senga, igihe cyawe Imana irakuzi pe. Ariko nawe ni wowe bayazana. Komeza uhindura utwo dufoto cyangwa udufoto twiza imbere y'abagore n'abana b'abawuri. Domba reka mbwire Shafi reka mubwire ikintu kimwe. Reka nsoze gato ntabwo nguciye mu ijambo. Shafi ushyigikiye ko umujura aza kugutera yagusanga mu nzu ufite Bibiliya n'ikibando, wahita uguma muri Bibiliya cyangwa wafata ikibando ukamugurukana? Kuki mukunda kongeraho ngo umujura akagutera rimwe ugaceceka akagutera inshuro ya kabiri, ariko imbwa zose uko zimotse nawe ko zitera amabuye, ariko ntabwo imbwa zemerewe kumoka inshuro ebyiri. Ariko ibintu muri kuvuga ntabwo yireka inshuro ebyiri kabiri mu rugo rw'umugabo n'agasusu uzi utazi ibyo muri mu rwego Shafika ngubaze, Shafika uzi uburemere bifite muzi Shafika ngubaze gashumbamo ijambo please Dumba mbabarira urabizi ndakubaha. Nibuke ko pastor igipenzi cya watu
we do know that we do know that kandi ibyo mu bituvane mu bwonko kuko ntibikuraho ko ari umuntu urumva Shafi rwa congress rwaje inshuro ya mbere Shafi rwa congress uri muri comment please you know that I respect you nawe igwa kuri point vuba Shafi inshuro ya mbere ikintu kirabaye urihanganye umwaka n'igice birarangiye turi kubyumvikana nta video ufite tubivuge tuvuge imbwa mu mabara yazo inshuro ya kabiri njyewe Rabere nje kugusebya nkoresheje video nahawe na Gashumba kandi Gashumba ari ex wawe harya uzaceceka ako Shafi uzi kwicara bwawe ku karubanda mu gihe kingana n'umwaka n'igice dusubize yego ngusubize kandi umbabare ndagusubiza mu magambo nta kibazo mbaye ndi pasiteri Prophet Yoakim Prophet Hakim ni izina rikomeye kurenza abo bandi bakoze ibyo byose wibuke ko Hakim ari umuntu atari marayika ni umuntu ni ikiremwa nkamusubiza Pastor Hakim afite izina rirenze iryo ryabo bose Pastor Hakim najya kwisobanura n'abantu bakumva ibyo bisobanura n'iki byose rimwe rimwe n'igihe wisobanura ugakora amakosa mu byo uri gusobanura ikindi cya kabiri ntabwo uri kwisobanura urasiyo yego reka manze Rwanda uramuzi Rabe wamyutinze ubundi wowe Pastor abantu bamanze bavuga abana ntago ari mu mama ufite ibitekerezo Yesu ashimwe amen Pastor ngiye ikintu kinzamuye hano wenda ndahita nimanukira ndisha fatarasoza rwakira reka manze mvuge ijambo nyuma ngo umwana nta kibazo n'umunota umwe reka vuze ibintu Profe nani mumfata ijambo kasoze nta kintu nongera kurenza pe nongera kuvuga mu bwose ntabwo nongera kuvuga ndatanga umwanzuro hasi tukomeje guhindura ifoto twiza ngo umuntu yaguteye Prophet banze umenye ko ufite izina rikomeye kurenza iryabo bantu bose nakumenye muri iyi mihanda nkaramenya abo bantu bose ufite izina rikomeye n'abantu benshi bagufatiraho urugero bakubaha bitewe n'ijambo ry'Imana bakubaha bitewe n'ibyo wabwirije bakubaha bitewe n'ibyo wakoze abantu bagahinduka ubanze ubyumve neza ubyumve ko uri umuntu ukijijwe abantu bareberaho niyo waba uri umuntu ukora ibyaha kajana ariko hari uko abantu bagufata public gufata harimo n'abantu b'Abakristo bafite uburyo bagufatamo kandi batangiye kukwizera rero rimwe na rimwe ntabwo nyine kujya gusubizanya n'umuntu udafite icyo ahomba ubanze ubyumve neza solution yawe ni iyihe Prophet icyo ngiye kugeza kandi igisubizo ngiye kuguhereza guha umurongo wawe wo gusenga ibyo wakora ngo bikore kuri pano bakuvuge birangire iratinda igahita byihorere ububambure bujya hasi hari abagukunda harimo n'abakanga bazakomeza kwanga n'abakunda bazakomeza gukunda bakakunambaho ikintu kikubaye ntabwo ujya kwisobanura uraceceka Imana ikurwanirira cyangwa se inzego zigomba gukemura ibibazo bikaba bikemura bibaye ngombwa ariko solution nziza hanga kuri inshuro ceceka byihore komeza gahunda zawe ufite zo gusenga ibi byose byihorere n'abakubwira amagambo menshi bihorere komeza gahunda yawe icecekere senga tugukurikire ibintu byo kwisobanura ntizongeye kumva mu gihe kwisobanura ku ariko Pastor nuko njyewe nabivuze thank you so much Shafi nuko njyewe nabivuze mu buryo bw'uburara ariko wowe ukabivuga mu buryo bwiyubashye ariko duhurije ku byo twavugaga da urakoze cyane niyo cyose cyose yo muri nasoje nuko nabivuze nk'ikirara navuze ati Pastor ntugende ko muri bigakomeza bigatambara kuko na DJ nawe aravuga na Serwakira si bacokoje nuza TikTok yanjye nishami muvugana okay Pastor ikintu kimbabaje no uburyo nyine donc washizeho umucyo ku bintu wavuze ariko ntago nabikunze uburyo nyine wabishizeho umucyo kubera ko nta uri Pastor turakwemera ufite amavuta y'Imana kuko twebwe nabashafi n'abandi nkabo n'abandi bari kuri ipano barabizi bari hano kugira ngo bagushyigikire bari hano kugira ngo utaburi wenyine cyangwa se utagira ikindi ariko ikintu kimbabaje ni kimwe Pastor Pastor hano kuri iyi mihanda ufite abanzi ufite n'abakunzi ikintu kimwe ugomba gutandukanya cyo nuko nta muntu ugomba guha ubusobanuro na buke ku bintu bikwerekeyeho nta kuntu Pastor nubaha nje wanambabaje Pastor wambabaje
nta kuntu njye nakumva uri kwisobanura ngo ku ifoto y'uko ngo ushobora kuba ari ifoto wahaye niba ari ex wawe niba ari inde ntabwo nisobanuye iyo nguyu yumvisha ibyo twari turimo cyangwa njye nabyumvisha ari ifoto Shami ni video ntabwo nisobanuye umva Shafi kandi dukeneye ko ubwambure bwe bujya hanze yarangiza agaceceka dukeneye hanze bro nta kibazo mureke ngire ni video uko muri gushaka pasiteri ngo yihangane kose twe ntabwo dukeneye ko ntabwo rubanda igitekerezo cyanjye pasita hari inzego zirengera uburenganzira bwawe azi pasita inzego zimurengera ariko yasebye zirengera izina ryawe ukarengera izina ryawe ukubahisha izina ryawe kugezeho ariko ibyo kwisobanura rwose bubihoreye ntabwo twishimiye na video yawe dushaka hanze ubutabera ntabwo bwaza video bamaze kugera hanze ntacyo bimaze ntacyo bimaze ntabwo Shami twe ntabwo video tuyishaka hanze cyane ko video atari yo pasiteri yahaye Gigi wumve neza n'ibintu Gashumba yavuze bwa mbere mutange amatwi ibintu Gashumba yavuze mbere ntabwo uri pasiteri birirwa bazunguza ku mavideyo ugomba kugana inzego zibishinzwe gushyigikira amafuti niba uri pasiteri ufite umubiri kuba ufite umubiri ntabwo bivuze ko ugomba guceceka ikintu ngo nuko kibaye aho ngaho ugana inzego zishinzwe Shafi na Dumba zihanira umuntu ikintu oya Shami reka mubwire ikintu Shami babwire Rabere n'undi mwaka bagenda babikurikirana uzi ikintu kimbabaje Gashumba uzi ikintu kimbabaje video wayibonye Rabere yayibonye abandi bantu bayibonye nubwo batari hano ngo bavuge na Simba kunda umutekano wa pasiteri ntabwo dukeneye ko video ya pasiteri iza ku karubanda igomba no kujya hanze ngo ujye no kwitangaho ubusobanuro bya Rabere Simba kunda nimba video wayibonye ntabwo yemerewe kujya hanze uganize ngenda bigira isuku ntabwo video wemerewe kujya ku karubanda n'ibindi ntabwo bikwiriye kandi nazima ntabwo bikwiriye video dufite amategeko gute se bwa bubandi bwacu buranze buraturanze buraturambiye Gashumba mbwira ndagutega amatwi umva nkubwire ikintu Shami avuze pastor nicyo nahereye kare nsobanura n'ubu ngubu abantu nka Dumba na Shafi ntabwo abo bantu turi kumvikana nicyo turi kukubwira ntabwo turi kukubwira ngo